Amen. Ye ibintu biri gutingana ibyo ngibyo Imana igiye kugira ute kubigwengeza kubyandaza abagore bari kugu musozi mukizwe kuko uwo muntu niko yagize ute yavuze nanje ariko ndahoraga genze gute Bedi yako urusengero rwanjye ntabwo rugisenga reka uzi haleluya we tonde urusengero rwacu ntabwo rugisenga haleluya Chubahiro ni chawaman. Chubahiro ni chawaman. diakoni mukubaza ijambo baze kugu musozi kugira mwinjire mu rusengero mu misiyoni mukijijwe kugu musozi mwave mugize ute mwejejwe kuko icambere cyo igihugu cyose inzengero zigize ute zirafunze ndaho ukivuga ngo bararufunguye mwebwe mufite gano mahirwe mwabona n'umuyobozi ageze hano akabajyana ariko twe bararufunguye muri kumva mwabona umuyobozi ageze hano akagira ute akabajyana abajyanye mukajya muri pirizo mudakijwe mwobaho ute oya ibyo uvuga nibyo nganje Imana ibanza yakoretse byinshi we ariko ndi kubirangiza ariko nganje si banjanye njaje n'umugongo guridukiye hano ariko mwihangane mukize reka duhereze witwa nde murokore asenge Imana ni karibu senga ijambo rirarangiye turagushimye kubw'ijambo tumaze kumva nukuri ushimwe uhimbazwe nibyo koko ubwo uyu mwanya twari tubonye nukuri hari benshi kose ku mitima nukuri turabigushimiye hari benshi nukuri weretse inzira zo gucamo nzima nukuri ushimye nsabiye umukozi wawe Jiyo biri umugisha nukuri n'urubyaro rwe na madamu urugo rwe rwose nukuri ukomeze usukemo imigisha tege kuganze mu izina rya Yesu amen sura n'ijambo pasite haleluya amen umutungi ibiganza tubwe Imana imuhereze iki bari muhereze imigisha Imana imuhereze iki Imana imuhereze iki mutari kugusha Imana imuhe imigisha ndayicakira turayicuri wawe kutari kwimuhereza amen ndaguramba yancomeje iguhe nakagacuma ariko ikibazo ucyafite ikibazo haleluya amen haleluya amen haleluya amen atubwiye amagambo menshi kandi meza nanjye ngira umugisha ndebye kuri telefone nsanga urusengero rwacu rugize ute rwanjye nubatse rugize ute rudafunze si umugisha tugize haleluya amen haleluya amen ijambo ry'Imana Yobu 28:28 avuga ngo kubaho Uwiteka nibwo kuva mu byaha niko haleluya tuve muki tugira ute tujijuke rero nategetswe gusengera abantu hano nabonye abantu bari kwivovota mu mitima yabo ngo ndamataye bagira babona diakoni yafite amataye ari guturisha bakivovota mu mitima yabo wari urimo mwa haleluya ariko mwongeye umutungi ibiganza bwe Imana imuhereze imigisha rero bana b'Imana bene data muzi ko insengero zigize ute zifunze no gusengera ku musozi ntabwo bigize ute ntabwo byemeye nanjye nubwo mbafata ngabazana ku musozi ariko bamfashe banganira urungwiriye kandi kugira ngo nzavemo kobo kugonyongo zara twishiki akuye rero ndagira ngo tubangaguze vuba iyo butije imvura igira ute ase waburaye ko ndiko mutishimye waburaye muravuze ngo gukizwa niko ngewe ku rugo mfite hari umuntu ufite ikinyamunyu none simbe nagica oya ndugice data wo mwijuru azagira ute azakugirira neza uretse kugica namubonye mbona anastani ambo haleluya ndashaka abantu bashaka kugira nyashi nibaze mbasengere ubundi bareke kongera kugira ute kwivovora amen amen murimo mwahaguruka mukaza ngabasengera sengera ako gakobwa kahomba Yesu atari kubahamagara ngo muze mbasengere abantu bifuza nyashi iki ni icyifuzo mwazanye kugu musozi abarimo baza tukabasengera muze mbasengere namwe mugire mupfukame
hajya ngo witwa Ivona. umuhungu aherutse kunyaga anziza kandi afite amataye kuko naje hano nicyo cyazamuye kugira ngo imana imbe amataye wenda yamurenga kugira ngo nzajya nifuza imana iracabagwengeza umva Ivona ngiye kugusenga mu minsi mike rero tuzana nyashi hajya witwa nde murokore nawe wifuje nyashi ngiza rovi nawe umva ngiye pasta kanyaso ndasenga ibarebe nawe ngiye kugusengera byanga byakunda uzane nyashi wowe amazina yawe gafite nawe uko umushaka nyashi yese muberekeze ibiganza tugiye kubasengera izina ry'Uwiteka rihabwa iki icyubahiro Ivona ariko kugira ngo usengere ngo uzane nyashi urameze mu 30 nta muntu mwemere kuva ariko nje ndabwo ndi pasteur nta numwe nje ndabwo ndi pasteur uyu pasiteri muri make rero ababyeyi bacu mwimpogoza mwanze kugera kubayoboye dore nguwo ni umupasiteri uno yari yadutumye ngo twe tuze gucuranga uyoboze ni ngewe aho mwagiye mugira inda ntuye oya none ubu kuza gutererera munakeneye amaturo tu tudasenze ngo turye twapfa no gupfa twapfa barayatura turasengera umuzubake zuzure inda imbere yanyu tu muyobozi ni ukutuba mbese imana yabereye ubwihisho oya ni ukutubabara n'ubwa mbere n'ubwa nyuma dusenze imana yabereye ubwihisho mukagura amadigi nyine insengero barazifunze reka turebe n'ubutayu barabufunga twari twaje kwiherera aha ngaha ngo turebe ko twaganira n'Imana iwanyu ntabwo mwahaganirira kandi ni abakristo babinsabye nanjye ubwo rusaku hateje mu bantu ni ukutubabarira oya da oya ibi ntabwo ari byo mwese si ubwa mbere twari tuje gusenga mwese buri wese nazikunda tuvugane make buri wese nazikunda buri wese nazikunda muyobozi watubabarira muyobozi watubabarira muzirikane buri wese azikunda hano muyobozi watubabarira ko Rozi muyabo nanjye uranjana njaje ahubwo niwe ukenewe ni wowe bashuka muzirikane baratubabarira ariko n'uyu mupasiteri ni wowe pasiteri mwazisize imbere zo gato ariko pasiteri ariko Imana yaguze ndabakeneye ujyana pasiteri gusa mwese muzirikane iyo nzoga Rozi ndajana kino gituma muri gereza bari badutumye ngo tuze gucuranga twaje gucuranga muyobozi mwatubabarira kuko tutazongera nawe uri gutokesha umuyobozi woreka tubabarira twakuve guje ntagire uwo nongera kumva